Yes, nk'ibisanzwe ni Andre Inc. Umunsi ndirimbo nabazanye indirimbo ya Eminem yiswe I'm Not Afraid. Ati nabwoba nje ndi Andre Inc. Ati bwo kuba nafata intambwe. Ati byari maze igihe. Ati buri umwe. Ati ndakeka mfite kuba najya muri uwo mwanya kugira ngo mbashe kuba nagira kuri icyo nshaka. Ati bamwe muri mwe mushobora kuba mukiri muri uwo mwanya ati ukonje cyangwa ushyushye gusa mugerageza gushaka kwikura. Munkurikire mwebwe. Ati nshobora kubagezayo. Ati ushobora kugerageza gusoma amagambo agize indirimbo yanjye mbere y'uko abaraperi bose bashyira hasi. Gusa ntabwo uzigera na rimwe ushobora gukeka ijambo rizava mu kanwa kawe nuko ndivuga, kubera yuko ubu ngubu ntabwo ndi wawe ushobora kuba watekereza guhagarara. Ati niyo mpamvu ngiye kuvuga ijambo. Ati iyo mvuze ngo ngiye gukora ikintu agikora koko. Ati ubu ntabwo njya nita ku bantu bose batekereza. Ati ndi kubyikorera. Ati siragatsindwa meze nk'ibirenge by'ibishyimbo. Ati byatangiye gusa nk'ibisa usandara mba bitekereza ko ushaka kumuhagarika. Ati nzabaho navuze ko nzaba nta kuzuyaza. Ati abo mwese mwashaka kunda ndi hasi. Ati nzatuma murira muri balcony cyase mu tubaraza twanyu. Ati se Andy nagerageza kumbaza ati kubera iki sani gute. Ati kuva mu buziraherezo. Ati kugeza kuri album yanjye nise Relapse. Ati iracyari gutwika. Ati hariho ushaka kuhembwa cyase wishyurwa ku isaha kugeza upfukamye ukagezaho amavi yawe. Ati kizaba cyose kubwiza cya kubibi. Ati umukino amaze kuba we. Ati ni nko kudaburiza kuri Noheli. Ati impano ye ni umuvumo. Ati bagirwa isi. Ati kuko akazi ke no gukuramo n'inyuza ye angiza universe yose akayiraburiza. Ati ntabwoba bwo kubona afata intambwe. Ati buri umwe. Ati nimuze mufate ikiganza cyanjye. Ati muze mufate ikiganza cyanjye. Ati umwana tuzawugendanamo twembi. Ati mu mirabyo. Ati ikirere uko cyaba kimeze kose gishyushye cyangwa gikonje. Ati reka mbimenye kutari wenyine. Ati ndagushuje nimba umeze nkaho ukiri muri wa muhanda. Ati sinyire gukina ubu ngubu. Ati ubu natangiye kugerageza kuba nakomerwa amashyi. Ati amagambo nakaba narashyize mu majwi imbere y'uko mumenya ko ari rap. Ati wavuze ngo ari umwami warabeshye mu menyo yawe. Ati gusa watangiye kumbabaza. Ati aho kugira ngo ubone abantu. Ati urimo urasa nkaho ushaka kuraburizwa. Ati kubafana icyo nababwira. Ati sinzatuma mujya hasi. Ati kuko nagarutse. Ati ndabasezeranya ko ngiye nsubira. Ati ndabasezeranya. Ati mu by'ukuri mureke tubanye kuri. Ati iyo mumenye yitwa Relapse kuri CD yari imeze neza. Ati nzabirukanga nambageze ku butaka. Ati tuza kuko ntabwo nzasubirayo. Ati guhera ubu ngubu. Ati unyariza kuvuga ni. Ati kugaruka ari ahantu kubera ko natirimo ndakina n'imikino. Ati n'umukino witwa uruziga ntazi nanjye. Ati nzirange yose gusa ndacyatekereza yuko ndimo ndita kuba wankomera amashyi ubu ngubu. Ati naketse ko nabikorobye byose gusa naje gutekereza nsanga ko ngize nta kintu ngize nkora. Ati iki gicu kimeze gutya yasa nk'ikingurikira. Ati hirya no hino undi ujya wose. Ati nicyo gihe cyo kwiha umukoro. Ati abazimu bose. Ati aba motherfucker basa nk'abashaka kunsimbukira gusa ntabwo bamfite. Ati ntabwoba kuba nafata intambwe. Ati buri umwe cyase mwese. Ati muze mufate ikiganza cyanjye. Ati tuzawucana muno muhanda twembi. Ati mu mirabyo. Ati ikirere uko cyakimeze kose gishyushye cyangwa gikonje.
gusa reka mbimenye ko mutari mwenyine. Ati ndagushuje nimba umeze nkaho kiri muri wa muhanda. Nje ndi Andre Inke. Ati sinshobora komeza kuba muri buno buzima guhera ubu ngubu. Ati kenshi bamfungiyemo ngiye kuyimena. Ati ubu ndahagaze. Ati isura yanjye simeze nk'iy'abadayimoni. Ati ubu ndi kugerageza kuba umugabo. Ati ngerageza kwifata ku butaka. Ati narabujijwe bihagije, gusa ubu namaze kwigarura. Ngerageza gufata ubuzima bwanjye nkabusubiza hahandi bumeze neza guhera ubu ngubu. Ati cyari icyemezo cyanjye gutuma bigumeza bifite isuku, gusa nabigikoreraga. Ati nabyemeje ndabimwereka. Ati nshobora kugaruka ndi mushyashya ukamfasha kwireberamo. Ati nugera unatekereza yuko ibyo wankoreye. Ati nyizera wowe. Ati naciye mu bintu bikomeye. Ati nshobora kubifata ikangeza kuri middle finger, urutoki rwo hagati. Ati ndakeka mfite amarira mu maso yanjye. Ati meze nk'umwami mu isi yanjye. Ati abanzi ushobora kwigira nk'inzuki gusa zitari gutitira, gusa igitonyanga cyo gupfa. Ati ubu nakujyana beef n'abafunufu. Ati nta mikino. Ati guhera ubu ndabasezeranya ko ngiye kwitaho gusa. Ati ngiye kwita ku nshingano zanjye nk'umupapa. Ati ndakurahira buri gihe nzahora nita kuri uno mukino. Mwari umukobwa wanjye ninagiza ngukuze. Ati ushobora kundekera ibintu byose bya fake kuko uburyo ndi kwiyumva. Ati mfite imbaraga zirenze, ushobora kujya muri club cyangwa se nkajya kuri za bare zo ku mihanda ninywera likweri narangiza nishima ku buryo ubu ndimo ndubaka bare. Ati kweze nkakurasa. Ati ubu ndi biza ku buryo ushobora kwibera umusitari. Ati ndumva nsa nkaho urenze. Ati ntabwoba. Ati ntabwoba mfite bwo kuba nafata intambwe. Ati buri umwe. Ati buri umwe. Ati muze mufate ikiganza cyanjye. Ati muze mufate ikiganza cyanjye. Ati bituzabicanamo byose. Ati mu mirabyo cyangwa se mu nkuba. Ati kino ko kimeze kose gikonje cyangwa gishyushye, reka mbimenye ko mutari mwenyine. Ati ndagushuje nimba umeze nk'umukinnyi wa manda. Nje ndi Andre Inke. Tuzabonane ku ndirimbo y'ubutaha. Kanda subscribe aho hasi.